Yes, kaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nama yahuje Vladimir Putin n'abayobozi ba Afrika, inama yahuje Uburusiya na Afrika. Ese ni iki cyavuye muri iyi nama? Ni iki abanyafrika bungukira mu nama nk'izi ngizi? Ese ubundi ni ngombwa ko abayobozi ba Afrika bafata ingendo bakagiye muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi kugira ngo baganire ku nyungu za Afrika? Ese ibi bintu bitanga iyihe sura kuri Afrika? Ikindi turarebera hamwe inyungu za Afrika cyangwa se icyo Afrika yakwitegura kungukira muri iyi nama yabahuje n'Uburusiya. Ese Uburusiya bwo ishusho yabwo cyangwa se isura yabwo mu rwego mpuzamahanga iragaragara ite nyuma y'iyi nama? Kubera ko murabizi uburengerazuba bw'isi abanyamerika baduhamagariye twese kwanga Abarusiya kugira ngo Vladimir Putin abe isolated. Ese niko bimeze? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Yes, rero nkuko mubizi, nyuma yuko Afrika yacu ikolonizwa n'abanyaburayi bakayikoloniza cyane, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hamaze gushingwa za UN, ibihugu bya Afrika bitangiye kugenda bibona icyo twakwita ubwigenge. Ibi bihugu byatangaga ubwigenge byagiye bitanga ubwigenge ariko ntibibutanga 100% bikabutanga bivuga ko abanyafrika bari bafite ubujiji ku rwego rwo hejuru, abanyafrika badashoboye kwiyobora, abanyafrika badashoboye kwifatira imyanzuro yabagirira akamaro. Ibyo bikaba byaratumye ibi bihugu bikomeza kumera nkaho biyobora abanyafrika. Murabizi abanyafrika ni bafite imitungo myinshi mu butaka. Afrika irakize, munsi y'ubutaka huzuyemo ibintu byose abanyaburayi baba bifuza. Ibi rero byatumye aba banyaburayi bakomeza kugumisha ukuboko kwabo muri Afrika kugira ngo bakurikirane inyungu zabo ze guhungabana muri Afrika. Yego baduhe ubuyobozi, baduhe iki, ariko ibyo biri munsi y'ubutaka, iyo mitungo kamere yacu bakomeze kuyibona ku mafaranga make. Yasi n'ibiri mu butaka gusa. Hari ibihugu byeza za koto, buriya ibihugu bihinga izi koto mu gihe cy'ubukoloni ari na nyuma yaho, ni ibihugu bikomeje kuhababarira kubera ko amasezerano y'ubucuruzi ari hagati y'ibi bihugu n'ibihugu byabakolonije arimo ubusumbane ndengakamere, ubusumbane buteye ubwoba. Ari nayo mpamvu ubona aba banyaburayi nyine banze gukura ukuboko kwabo muri Afrika. Igihe cyose bakurikirana ubuyobozi burahinduka gute? Ese ubuyobozi buhinduka buri ku ruhande rwacu? Ese amakampani yacu arakomeza gucukura petrol, arakomeza gucukura za barakomeza gucukura ibi n'ibi? Ese barakomeza guhinga batuzanira? Ese ibiciro ni bya bindi byo mu gihe cy'ubukoloni ntabwo bari buduhende? Ibyo ngibyo bituma abanyaburayi bakomeza kutuguma hejuru no kudatuma kutaduha kwisanzura. Igihe cyose bashaka kutwereka ko turi abantu batazi icyo bashaka, bashaka kutwereka ko turi abantu tutamenya kwifatira imyanzuro. Bagomba kuduhitiramo abayobozi, byanaba ngombwa bakaduha aba expert babo bakaza kutwereka uburyo bikorwamo. Ngewe rero iyi nama yabereye mu Burusiya ni inama nge mvuga ko ndi ku ruhande rw'Uburusiya muri intambara yo muri Ukraine. Turashaka ko Uburusiya buhindura ordre mondiale binyuze muri intambara iri muri Ukraine cyangwa se no muri zo za BRICS barimo kubaka. Ariko sinshyigikiye ko abayobozi ba Afrika batega indege bakagenda bakava muri Afrika bakajya mu Burusiya, cyangwa bakava muri Afrika bakajya muri Amerika, cyangwa bakava muri Afrika bakajya mu Bufaransa. Ibyo ni ibintu bijya bimbabaza cyane. Ngewe numvaga iyo nza kugira nka nimero ya Vladimir Putin nari kumbwira ati ku rukundo ngukunda umusaza, ihangana iyo nama yawe iguhuza n'abanyafrika yizane muri Afrika. Ngwino African Union yateranye, ntago bazakwima umwanya, uze baguha iminsi 2 muganire ku nyungu z'Uburusiya, ku nyungu za Afrika. Ni iki? Ni partnership mwagirana hagati y'abanyafrika n'Abarusiya. Nge numva ari cyo kintu cyaba kizanaho. Ibi bintu biracyari mu isura y'ubukoloni, ibi bintu biracyari mu isura yo kudaha Afrika agaciro. Nkaba numva ko rero nyuma y'iyi nama yabereye muri Russia, ngewe ndabibateguje
muzabibona ko izi nama zigiye gutangira kujya zibera muri Afurika. Nta iratangazwa ko izahabera, ariko kubera uburyo abanyafurika bamaze guhaguruka, batangiye kwamagana ibyo bintu, batangiye kugaragaza ko bafite uburenganzira kuri byose, badakeneye kwirukanka inyuma y'abo banyaburayi. Abanyaburayi rero nabo kubera ko bagikeneye bya bintu dufite muri Afurika, izi nama zabo bazazigumishaho, ariko zizajya zibera hehe? Zizajya zibera muri Afurika. Uzajya wumva African Union yateguye igira umunsi wayo wo kuyihuza n'Abafaransa, ko at the end biriya bihugu ni ibihugu mu bukungu biteye imbere, na Afurika irifuza kuba yagira ikintu ikorana nabyo. Nigeze kureba akantu Mobutu yaransetsaga cyane, buriya nyankunda kureba utuvideo twa kera. Yes, Mobutu Sese Seko bamubajije ku kijyanye n'amasezerano mu by'ubukungu, mu bucuruzi hagati ya Kongo n'Ababiligi. Icyo gihe cyari mu gihe Mobutu yararimo kwirukana Ababiligi. Noneho Ababiligi bamubwira bati, ese kutari kubahiriza amasezerano twagiranye na Kongo, kutari kubahiriza amasezerano twagiranye na Zaire? Mobutu arababwira ati, mw'abantu mwe, twakoranye amasezerano, Kongo ifite abalisansiye 12 gusa, ikagira abo wakwita ngo abayimaniste batageze kuri 50. Ayo masezerano twagiranye, twayakoranye mu bucuruzi, tuyakorana mu bya gisirikari, tuyakorana mu nzego zose zishoboka. Kandi icyo gihe tuyakorana twari dufite abalisansiye 12. No kuvuga ngo ntago twari dufite aba expert muri ibyo byose. Ntago twari dufite aba expert mu buhinzi, ntago twari dufite aba expert mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ntago twari dufite aba expert mu bya gisirikare, ntago twari dufite aba expert mu bindi. Ari byo bituma ayo masezerano Mobutu yavugaga ko ayo masezerano igihe cyari kigeze, kubera ko muri Kongo bari bamaze kugira, cyangwa se Kongo yari imaze kugira abantu bize benshi cyane. Ibyo bya Mobutu yabivugaga ejo bundi. Aravuga ati rero igihe kirageze ko dufite abantu bize ibyo bintu byose bashobora guhagararira Kongo, bakareba inyungu za Kongo, bagasinya amasezerano ari mu nyungu z'abakongomani. Ibyo rero byatumye ntekereza cyane, ndavuga ati koko ibi bihugu byaduhaye ubwigenge, biduha ubwigenge, ariko bitabinashyiraho ko tugomba guhita dusinyana nabyo amasezerano runaka mu by'ubucuruzi n'ibiki, kandi mu by'ukuri mu bijyanye n'uburezi, mu bijyanye n'abahanga, ntabwo Afurika yari yakihagije. Ariko uyu munsi hari ibintu byinshi muri iri koranabuhanga tubona bigenda bisohoka by'indengakamere byakozwe n'Abanyafurika. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko Abanyafurika bamaze gutera imbere, bikaba bigaragaza ko Abanyafurika bamaze guhaguruka, Abanyafurika bamaze kwisobanukirwa. Akaba ari nayo mpamvu mbabwira ko izi nama zizajya zibera muri Afurika. Rero icyo tube tukivuyeho, noneho tujye mu nama ubwayo uko yagenze. Iyi nama uko yagenze, nk'uko twabivuze, abanyaburayi n'Abanyamerika bifuzaga ko twese twakwanga Abarusiya, icyo bavuze cyose tukacyamaganira kure. Putin akaba atakwemererwa kuba yagira igihugu na kimwe ajyamo, akaba kuba atagira umushyitsi. Ibyo rero isi ntago yabyakiriye, kubera ko nk'uko mubizi isi ntikiyobowe n'uruhande rumwe. Ntabwo Abanyamerika bakivuga ngo isi yose ikome mu mashyi. Ibihugu byinshi bya Afurika byanze gufata uruhande, ibihugu byo muri Aziya byanga gufata uruhande, ibihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi byanga gufata uruhande, ndetse n'igihugu cyo muri NATO Turkey, nk'uko mubizi Turkey yanze gufata uruhande. Nta gihano na kimwe Turkey yashyiriyeho Uburusiya, ndetse no kuva iyi ntambara yakaza umurego, Vladimir Putin amaze kujya muri Turkey, no mu kwezi gutaha akaba azajyayo. Vladimir Putin amaze kujya mu Burusiya, perezida w'Uburusiya amaze kuza perezida w'Ubushinwa amaze kuza mu Burusiya, abayobozi benshi cyane bamaze kugera mu Burusiya, na Vladimir Putin amaze kujya mu bihugu byinshi birimo za Belarus, za Kazakhstan n'ibindi. Ibyo rero Abanyaburayi bakaba bari bategereje kureba ngo ni gute Afurika igiye gukuzaho cyangwa se gutesha agaciro Vladimir Putin. Ibyo rero navuga ko Abanyaburayi ntabyo babonye, kubera yuko uyu Vladimir Putin yakiriye ibihugu bigera kuri 45, hagati ya 40 na 45. Ibihugu bikaba byari bihagarariwe ku nzego zitandukanye. Hakaba harimo ibihugu 17 byari bihagarariwe n'abakuru b'ibihugu
bihugu babyo. Muri make Afurika hafi ya yose yari ihagarariwe i Moscow, ariko nanone Vladimir Putin akaba yaragarutse ku cyo kuba abayobozi ba Afurika bataritabiriye ari benshi. Avuga yuko hariho ikintu kimeze nko gukanga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, gukanga ibi bihugu bya Afurika, gukanga ibihugu byo muri Aziya, kubakanga ati nimujye mu Burusiya, nimujye mu Burusiya turabafatira ibihano, bagashyiraho ibikangisho kuri ibyo bihugu ku buryo ibihugu bimwe na bimwe byanga gufata risk yo kuba byakohereza abayobozi babyo mu Burusiya kugira ngo bitarakaza abo banyamerika n'iki. Kuko nkuko tugiye kubirebera hamwe, ibyo bihugu ngewe ntabwo mbigaya, simbinenga cyane kubera ingingo tugiye kuganiraho. Iyi ngingo rero akaba ari ingingo ijyanye n'iki? Ni ingingo ijyanye n'ibijyanye n'ubukungu. Ese Uburusiya buhagaze gute mu bijyanye n'ubukungu? Ese Afurika ihagaze hehe? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire influence ku bantu, kugira ngo ugire imbaraga ku bantu ujye uvuga bakumve, nuko uba ufite ikintu bagushakaho ku rwego ruhagije, nuko uba ufite icyo ubamariye. Rero iyo ugiye kureba kuri ibi bintu usanga influence y'Abarusiya ku bihugu by'Abanyafurika iracyari hasi cyane, bitewe nuko ari ubucuruzi bukorwa hagati ya Afurika, business iri hagati y'Abarusiya n'Abanyafurika iri ku rwego rwo hasi cyane. Nkuko mubizi Uburusiya ni igihugu gikomeye cyane mu bya gisirikare, ariko ntabwo ari igihugu gikomeye mu by'ubukungu. Rero ntabwo wajya kwiteranya n'Umunyamerika mufitanye business nyinshi cyane, mufite gukorana ibintu birenze, afite gushora amafaranga menshi mu gihugu cyawe ukajya mu Burusiya. Buriya Uburusiya numva ko buri munsi cyane y'Ubushinwa na Amerika. Buriya Ubushinwa bushobora kuvuga abantu bakabwumva kubera ko Ubushinwa bufite ubushobozi bwo kuba bwaziba icyuho cy'Abanyamerika. Abanyamerika bashobora kwanga gushora imari mu gihugu cyawe, bashobora kwanga gushora imari mu gihugu cyawe, ariko Abashinwa babikora, ubukungu bwawe bugakomeza bukaraninga neza bitandukanye. Rero n'Abarusiya nge mbona ko ubukungu bwabo buracyari hasi, nanumva ko n'ubufatanye bw'Abarusiya n'Abanyafurika ahanini bwagiye buba mu bya gisirikare, kubera ko iki gihugu ni nk'uruganda rw'ibikoresho bya gisirikare. Uvuga ngo Abarusiya mu kubaka intwaro ni igihugu giteye imbere cyane, ni igihugu ni nk'umuco wacyo, ni umuco w'Abarusiya gukora ibi bitwaro n'intwaro ntoya no kuzicuruza ku isi yose. Rero iyo bigiye mu zindi business, ni ikihe gishoro Abanyafurika bashyira muri Afurika wakigereranya ute n'icy'Abanyamerika cyangwa se n'icy'Abanyaburayi? Kuri aho ngaho Abarusiya baracyari hasi cyane, ari nayo mpamvu navuga ko abayobozi benshi batagiye i Moscow, kubera ko abenshi bafitanye business zihambaye, business contract zirimo amafaranga menshi n'ibyo bihugu by'Abanyaburayi ndetse n'ibihugu by'Abanyamerika. Ariko nanone icyiza kirimo ni ikihe? Icyiza kirimo aha ngaha nuko Afurika yarahagarariwe, buri gihugu cyarahagarariwe ku rwego runaka. Ntago perezida yagiyeyo, ariko wenda minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagiyeyo, cyangwa se hagiyeyo PS, cyangwa se hagiyeyo ambassador, ariko Afurika yari ihagarariwe ku kigero cyo hejuru cyane muri iyi nama yabereye i St Petersburg. Ahangaha rero nkaba navuga ko nicyo ngicyo navuga muri iyi nama. Nta kintu kinini Afurika yakwitegamo, kubera ko ngewe uko mbibona Vladimir Putin kandi yatangaje ko n'ibinyampeke byari biri gufungirwa mu byambu bya Ukraine. Atangaza ko Uburusiya bufite ubushobozi mu mezi abiri buzaba bufite ubushobozi bwo kuderivaringa amatoni n'amatoni mu bihugu yagiye avuga bazayatangamo ku buntu. Aho ngaho umuntu akaba yakwibaza ati se izo toni zizatangwa ku buntu zizabasha gusimbura izagurwaga? Ntago wamenya. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'inzara cyo ntabwo kirakemuka. Sinzi neza ko Uburusiya buzohereza muri Afurika ibintu bizabasha gukavaringa ibyavaga mu Burusiya buteranyijeho n'ibyavaga muri Ukraine. Ni ugutegereza tukareba ibyo aba Barusiya bazabikoraho, ariko ku kijyanye n'izindi business, ikizindi contract z'imikoranire, numva ko business z'Abarusiya zizaza muri Afurika yego, ariko ntabwo zizasimbura iz'Abanyaburayi gutya nko guhuha buji, kubera ko Abanyaburayi n'Abanyamerika bari hejuru cyane mu bukungu kurusha aba Barusiya. Akaba ari nayo mpamvu rero nge mbona ko Abarusiya bafite urugendo rurerure. Gusa ni byiza kuba nabo batangiye gufungura imipaka, kumva ko bakorana business n'ibihugu bindi
ni ikintu cyiza kizahana na Afurika kuba yakwihitiramo kuvuga uti nge ndacuruza n'Umushinwa, ndacuruza n'Umurusiya, ndacuruza n'Umuhinde cyangwa ndacuruza n'Umufaransa, uko umuntu abishaka. Ikindi kintu rero kandi cyari kibabaje cyane Abanyafurika cyangwa se ibihugu bimwe bya Afurika, byari bitewe inkeke n'ikibazo cya Yevgeny Prigozhin. Abenshi bari batarasobanukirwa ikigiye gukurikiraho mu bihugu byabo, aho iyi Wagner Group ifitanye amasezerano na leta z'ibyo bihugu. Aho ngaho rero Vladimir Putin akaba yarababwiye yuko amasezerano bafitanye n'ibyo bihugu azakomeza nk'uko yari ameze, nta kizahindukaho. Ukaba wakwibaza uti se azakomeza gute? Wagner izakomeza iyoborwe na Yevgeny Prigozhin? Aho ngaho ntabwo babivuzeho, ariko nanone ikigaragaza ko Yevgeny Prigozhin ari uzakomeza kuyobora Wagner na business zayo muri Afurika, nuko muri iyi nama yabereye i St Petersburg yahuzaga Vladimir Putin n'abayobozi ba Afurika, Yevgeny Prigozhin nawe yarahari muri iyi nama nk'uko mubibona kuri iyo foto asuhuzanya n'abayobozi b'Abanyafurika. Harimo abo Yevgeny Prigozhin yagiye ahura nabo ku giti cyiwe. Ibi ngibi rero ngewe nkaba nabivugaho iki? Ibi nabyo birababaje, ibi nabyo birambabaza ngewe kumva ko ibihugu byinshi bya Afurika byumva ko bizatuza ari uko bifite Wagner mu gihugu cyabyo, byumva ko bizatuza ari uko bifite abasirikare b'Abafaransa mu gihugu cyabo, byumva ko bizatuza ari uko bifite abasirikare b'Abanyamerika mu gihugu cyabo. Ibyo bintu birababaje muri Afurika. Igihe cyose tutarabirwanya ngo biveho, aba basirikare bose b'Abafaransa batahe bajya iwabo, b'Abarusizo Wagner zose zitahe zijya iwabo. Niba bashaka no guca inshuro bajya kwica muri Aziya, bajye kwica n'ahandi, ariko apana muri Afurika. Numva ko Abanyafurika twasekaga cyane Kongo nta gisirikare ifite, ese Mali bimeze bite? Centrafrica bimeze bite? Iyo Niger bimeze bite? Izo za Guinea bimeze bite? Aho ubona kapitene araje ahinduye ubuyobozi ukagira ngo buje ukibaza uti se general ari he? Nge numva ko Afurika cyane ariko Afurika yo mu gice cy'Abafaransa, turaza no kubigarukaho turi muri coup d'etat yabereye muri Afurika muri Niger. Iyi Afurika wibaza ibyayo bikagucanga iyo muri ibyo bice. Ni Afurika itihagije, haba mu by'umutekano, haba mu bya mikoro, kandi ni igice gikize. Nk'iyi Niger ifite ubukungu cyane mu butaka bwayo. Niger ifitemo uranium nyinshi cyane. Abafaransa bacukura imyaka na gateke ku giciro gitoya. Ukibaza ukavuga uti ni gute? Reba nk'ubu ngubu Cabo Delgado wenda Imana ishimwe ni ingabo zacu z'Abanyarwanda ziri kurinda y'umutekano, ariko nabyo ni step ya mbere tugomba gutera. Abanyafurika bakarindirana umutekano, ariko banagirana inama, banafashanya uburyo buri gihugu cyakwihaza mu bijyanye n'umutekano. Buri gihugu cyakumva kihagije kikavuga kiti umutekano wacu nitwe tuwushinzwe. Naho kumva abayobozi ba Afurika mu nama mu Burusiya bahangayitse ngo Wagner bimeze bite, ni ikintu kibabaje cyane. Ni ikintu kibabaje. No muri iyi nama, mu bintu byagiye bimbabaza byabereye muri iyi nama, icyo kintu kirimo rwose. Buriya ntimugaseke Kongo, Kinshasa, ibi bihugu byose byakoronijwe n'Abafaransa, bigikorana n'Abafaransa, ntabwo biri serious. Ntushobora kumbwira ukuntu igihugu nka Mali kiba kigikeneye Wagner, kiba kigikeneye ngo Abafaransa. Igihugu nka Centrafrica, igihugu nka Niger gifite uranium, gifite ibintu byinshi mu butaka bwacyo. Ni ibintu bitumvikana. Nkaba numva rero icyifuzo cyanjye ngewe nuko nkagurika ingabo z'u Rwanda ziri kurinda umutekano muri Cabo Delgado, zikazavaho zigishije abantu muri kiriya gihugu uburyo birindira umutekano, bakubaka igisirikare cyabo gifite discipline, gishoboye kurinda abaturage, ku buryo aba Banyaburayi bazajya babura aho bamenera. None Afurika nivuga iti twese tugiye guterera aha ngaha, nta muntu uzajya ubatinyuka, kubera ko bazaba babizi ko ari abantu bari discipline, bagendera ku murongo umwe. Mu by'ukuri ngewe iyi nama yabereye mu Burusiya nta bintu byinshi navanye musibye umujinya gusa n'agahinda. Ntago ngewe mbyumva ngo mugomba gutega, mugomba kujya mu Burusiya, simbyumva mugomba kujya mu Bufaransa. Ibyo bintu bigomba guhagarara. Ubashaka kazi naha, niba ari Putin ashaka kuganiriza abaperezida bo muri Afurika, naze
bamuhamagare aze African Union yateranye, aze aganire nabo, ababwire ingamba yifuza ko bafatanya nabo baziganireho. Ariko apana guhamagara umugabane wose wa perezida ngo baze, hari naho bagera ngo bakabashyira mu makwasiteri. Urumva? Ibyo ni ibintu Afurika igomba gusohokamo, kandi numva ko iki nicyo gihe cya Afurika cyo gusohoka muri ibi bihe. Nge numva ko bigoye cyane. Nge numva ko uyu munsi ushaka wavuga ko Afurika iri ahantu habi cyane, habi cyane, habi, hamwe uba ujye uhagaze ku kadodo, ku kadodo no kuguru kumwe. Noneho ushobora kwibaza uti kubera icyo uvuze icyo kintu. Impamvu mvuze iki kintu ni ukubera ko niba isi itakiyobowe n'uruhande rumwe, niba ibihugu bya Afurika turi kuvuga ngo uyu munsi bifite ubushobozi bwo kuba byakwihitiramo uwo bakorana business, icyo kintu nacyo gitekerezeho. Uwo muntu mukorana business, uwo mushinwa turi gukomera amashyi, uri kuzamuka mu bukungu aza muri Afurika, aza gushora imari ye muri Afurika, uwo mu Rusiya twifuza ko nawe yaza gushora imari ye muri Afurika, ikintu cya mbere azaza ashyize imbere ni inyungu z'igihugu cye n'umuturage we. Rero Abanyafurika ni ukuvuga ngo ni igihe cyo gushishoza, cyangwa ibihugu byanyu mukabita mu manga. Kubera ko hari umuntu uzashidukira iyo myenda y'Abashinwa, amafaranga Abashinwa bazanye, ay'Abarusiya bazanye, ushiduke bafasha amadeni utizeho. Noneho n'ibi bintu bya demokarasi biba muri Afurika byo gutora umuyobozi buri myaka ine nabyo bizadukoraho. Kubera ko uratora umujura myaka ine akaza kiba, agafata ayo madeni akigendera, uzaza agasigara arwana nabyo wa undi yarigendeye. Muri kubyumva? Ni ibintu biteye ubwoba. Ariko Afurika igomba kwitonda, igashishoza, ikajya ifata umwenda ari uko yumva ko ari umwenda ufitiye akamaro abanyagihugu, kandi izi ko uwo mwenda uzishyurwa mu buryo butagoye abanyagihugu. Bitari ibyo muzashiduka ibihugu byanyu mwarabigurishije byose byarabaye iby'Abashinwa, nta sovereignty mu gisigaranye. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi Afurika ahantu ihagaze ni ku kadodo. Uzabasha gushishoza no kudiringa diru zibereye igihugu cyiwe, zifitiye inyungu igihugu cyiwe, zifitiye igihugu abaturage biwe, uwo nguwo azatera imbere mu buryo bwihuse cyane cyane. Ndabaha urugero ku muntu bita Erdogan. Erdogan uriya ni umuntu wibandi cyane. Nimureba kuva iyi ntambara ya Ukraine yatangira, iyi ntambara yatangiye, Erdogan afite ibibazo byinshi cyane. Afite ibibazo na Putin, batumvikana ku kibazo cy'abakirde muri Syria. Afite ikibazo cy'Abanyamerika bamwimye F-16. Afite ibibazo bya politike runaka. Iyi ntambara ya Ukraine ikijyamo, kubera ko NATO n'Abanyaburayi bari bakeneye Erdogan kugira ngo yemerere za Sweden na za Poland kwinjira muri NATO, Erdogan yahise areba bya bintu byose yifuzaga, aba ari byo akubita ku meza ati nimunkorere nanjye ibi ngibi. Bimwe barabimwangiye, yego, kujya muri European Union barabimwangiye, kujya muri kumuha abakirde bahungiye muri Poland muri Sweden barabimwangiye. Ariko F-16 yarazibonye, yabashije kumvikana na Putin ku kibazo cy'abakirde. Uyu munsi ubona ko ibintu byinshi Turkiya yifuzaga n'ibyo yifuza ibigeraho, kubera ko uyu musaza itareba akavuga ati inyungu za Turkiya ni izihe, niba mukeneye iki ngiki noneho natwe dukeneye iki. Iyo niyo Afurika dukeneye. Naho kumbwira ngo Wagner, ngo dukeneye ngo Wagner muri Kongo, kabona abakongomani bari kubyina ngo Wagner yaje ngo ntitugipfuye. Biteye agahinda ibyo bintu, biteye agahinda. Kumva ukajya kubona ukabona abantu Central Africa bari kubyina ngo Wagner ngo vive Putin, bakumva ko ubuzima bwabo ari aho ngaho bushingiye. Aho ngaho Afurika iracyafite ikibazo. Ndabashimiye cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, ariko hano ndagira ngo mbereke mbere yo gusezera, ndagira ngo mbereke uyu mugabo yavuze ikintu cyambabaje cyane, ntabwo nari kugenda ntamuberetse. Ni umupropagandist wo kuri RCI. Abangaba ngo ni abantu ngo babasesenguzi, ngo bazi ibintu by'ubwenge cyane, ngo baza bagasesengura kuri issues ziba zihari. Uyu mugabo yarateruye aravuga ngo, ni nayo mpamvu mbabwira ngo inama yo mu Burusiya yakomeje kunkorogoshora mu mutwe gusa.
uyu mugabo yarateruye aravuga ngo abarusiya ntibiyemere ngo abafaransa ngo nta influence bagifite kuri Afrika. Can you imagine? Aravuga ati niba haza 17 abandi bakanga kuza, ni ukuvuga ngo turacyafite ingufu kuri Afrika. Iryo jambo uwo mugabo yavuze ryarambabaje cyane, kuko nge sinifuza ko Putin agira ingufu kuri Afrika, sinifuza ko umunyaburayi agira ingufu kuri Afrika, ndifuza ko Afrika igira ingufu ku Burusiya, ndifuza ko Afrika igira ingufu kuri Amerika, ndifuza ko Afrika igira ingufu ku banyaburayi. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye. Uyu mugabo rero yarabivuze, ngewe ndababara cyane. Aravuga ati niba Putin adashobora kujya South Africa avuga ngo ninjyayo baramfunga ngo kubera ngo International Criminal Squad, umugani wa Marema, ntabwo ari code ni squad, ngo baramfunga ngo sindi bujyeyo, ngo icyo kiragaragaza ko abanyaburayi tugifite influence ku banyafrika. Nagira ngo nkubwire ngo attention wa mugabo we, attention cyane cyane mwebwe abafaransa, attention. Ushobora kuri kuvuga ngo muracyayifite ariko isigaje igihe kingana iki? Reba Niger tugiye kugarukaho mu kanya uburyo bari kubigenza. Abaturage ntago bashaka umufaransa. Niger hari ibigo birenze 2 by'abasirikari by'abafaransa biba muri Niger. Abaturage barabarambiwe. Influence uvuga ni iyi. Ejo tuzabona imyigaragambyo ku kigo cya gisirikari cy'abafaransa kiri muri Niger, cyangwa ejo bundi tuzabibona muhambira mutaha. So rero attention kuri ayo magambo, attention. Mujye mwitonda, ibyo muvuga mujye mwitonda. Afrika yarakangutse. Afrika yarakangutse. Hari abantu babibona nkanjye, abantu babibona bakababara n'amarira kaza mu maso, kubera ko igihe abakurambere b'abanyafrika bababarijwe kirahagije. Uyu munsi new generation y'abanyafrika ikishaka ni Afrika iri free, Afrika yigenga, Afrika yihitiramo kwibaho, Afrika yihitiramo inzira zayo. Rero attention, ibyo bintu uzabimbwire nyuma y'umwaka cyangwa imyaka ingahe, unyereke iyo influence, uyinyereke. Ejo ni Cote d'Ivoire, ejo bundi ni Senegal. You have to be careful ku magambo uri kuvuga. The squad. Hii ni Waka Waka podcast. Mukomeze mugire ibihe byiza. Umuntu aba yankoze mu mutwe. Mukomeze mugire ibihe byiza.